Guhaye ikaze kandi nkwifurije amahoro n'imigisha ava ku mwami wacu Yesu Kristo. Nanone ni mwene so Evangeliste Ben Kwizera. Nanije kukubwira ko ibihe byose dufite byagize itangiriro ndetse bigira n'iherezo. Kandi nanije kukubwira ko Imana ifite umugambi munini cyane mugari ku buzima bwawe. Narinje nanone kukwibutsa ko nta kintu cyagukura ku Mana, waba urwaye, waba ukennye, waba ukize, waba wabuze epfo na ruguru. Narinje kukwibutsa ko Imana twiringiye ari Imana ishoboye byose. Ni Imana igira ikirema kandi Imana ikagikomeza. Kandi narinje kukwibutsa ko hari ibihe byo kurira n'ibihe byo guseka, hari ibihe byo gusonza n'ibihe byo guhaga. Ese ujya wibaza ubuzima ubayemo ukagira ngo hari uruhare ubufitemo? Byose ni ubushake bw'Imana. Ndagira ngo nkubaze, ese wasobanukirwa gute cyangwa watekereza ute ubonye imfubyi zambara zigakura nta babyeyi zifite, ukabona abapfakazi babayeho kandi nta bagabo bafite, ukabona umuntu udafite shinge na rugero cyangwa udafite epfo na ruguru, utagira kivurira ndetse utagira kirengera, aba mu nzu y'ubukode, umwaka ugatangira ndetse ugasoza ukarangira atibye, yishyura inzu kandi arya atunze n'imiryango. Ibyo wabisobanukirwa ute uretse warakozwe ku maso n'Imana byonyine? Niyo mpamvu narinje kukubwira ko rero Imana twiringiye ari Imana ishoboye byose. Ongera ugirire icyizere Imana kandi wongere uyemerere igaruke ku buzima bwawe, kuko Imana iracyagufitiye ubundi buryo yagutabaramo, kuko igira inzira nyinshi zirenze ibihumbi. Wowe icyo usabwa ni ugusenga, gutegereza ndetse ukihangana, kuko aho izaca ntabwo uzahamenya. Imana iduhane umugisha rero. Nanjye nkwifuriza amahoro n'imigisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.